Ni show na show Hot Story TV. Subscribe, like, share na comment. Atlisa nongere kamusaba ka shirama akantu kuko Kikimenyane. Oya. Mani mama nyine mama babizi ko urukundo dukundana atari urukundo rubezinze nyine ku ya nyine nkuko nayikoze urumva dancehall nk'ibisanzwe nje nahereye kuri snare ndavuga snare nyine ya dancehall ukuntu igenda ya snare yagendaga gutya umuntu wese cyumva yiteba ko ari dancehall so nyuma ya snare nahise nongeramo hi-hats nyine kugira ngo hajyemo nyine agahatsi kameze ukuntu ya umuntu ahita abyumva nyine agahatsi kameze uko Cyaze ndatunguwe kubera ubundi abahungu bose bagakuye gutanga ngo njyewe nasenga my mom. Hello my people, what's up? Nizere ko mumeze neza nanjye meze neza alhamdulillah. Nk'ibisanzwe na Alice tugiye kubana muri kino kiganiro. Stay tuned, stay touch. Love you. Umutumirwa ni show na show Hot Story TV. Subscribe, like, share na comment. Oyee. Nyama. What's up? Fresh. Neza. Neza cyane kabisa. Ndakubona gahunda ni swaga. Ya, swaga kabisa. Muri nazo. Tuba turi mu miziki. Ni neza tu. Ahantu hawe ndabona ni na fresh. Na studio ni fresh, tu ni fresh ariko n'ibindi biboro byinshi tuzashiramo nyine ku buryo next time nugaruka nyine bizaba birenze noneho. Cyazi. Niyo mano. Nizere ko nyine YouTube channel yanjye yizi wakoze subscribe. Turayizi cyane. Ubu habaye. Tuhabaye mano. Okay. No. Ujye kwibwira abadukurikiye. Ngenda kuzi na uranzi ariko abadukurikiye nyine ugomba kubibwira. Harimo n'abanzi. Ushaka gusanga bose bananze gusa bakabyirengagiza. Ntabwo byabura ariko urumva ntabura nk'abantu batakuzimo bakeya kugira ngo nyine byo kubacanga. Okay, merci kabisa. Nitwa Oyee. Nitwa Oyee, ndi umuproducer. Ni byo nkorera muri studio yitwa Source Music. Si byo se? Ikabiherereye ku bantu bashaka. Source Music iherereye hano i Nyamata mu mujyi kabisa. Hano hari ibyapa tu. Kigeri Nyamata, umuntu wese wo muri Nyamata, umuntu wese uzi Nyamata abazi na Source. Kabisa. Niyo kuvuga ngo uca Nyabarongo uje Nyamata na Source yizi kabisa. Okay, ku bantu rero badasanzwe bamuzi, Oyee ni umuproducer ukiri muto kabisa ku buryo nyine abantu bamwe bibanza no kubatungura ukuntu Oyee angana n'ibikorwa akora ni ibintu biba birenze cyane. Rero Oyee ni umuntu ukorera music, indirimbo ziri audio, atunganya imiziki ku myaka ye mike cyane. Mbura ufite imyaka ingahe? Imyaka ni mishya man. Cyangwa uri nk'aba bakobwa batavuga imyaka yabo? Imyaka ni mishya ariko kwaje. Imyaka ni mike cyane. 18. Ndi kumva n'ubundi nyine byumvikana ko ukiri muto cyane ku buryo impano yawe gutwigereranya n'imyaka yawe byagorana. Ariko wadusobanuriraho gato ukuntu nyine ku myaka yawe mikeya uko muri producer ukaba ufite studio yawe cyangwa dusobanura niba atari yawe ari abandi bantu bagufasha, niba ari ababyeyi bawe se, niba ari famille, niba ari umuterankunga, nyine nawe isanzure free. Ntago studio ari yanje, Source Music ntago ari yanje. Of course ifite owner kandi owner nyine arahari tu. Owner arahari Source Music. Gusa nyine ndahari nka producer.
yeah. Some people abantu bamaze kumenya nyine bamaze kumenya atari benshi bake batamenya n'abantu barenze bakoreye abantu barenze man project ziri big zirahari kabisa zirahari soon kandi ibintu bigiye kugenda neza cyane mwadani gutya bimeze sibyo so barambwiye nyine kuntu ngo mfite imyaka mike ariko nkaba nkora ibintu nyine ngo tutangana of course nagare wenyine bimbwiye kabisa ariko nyine ukuntu biba bimeze byose n'Imana ibitanga tu byose n'Imana ibitanga urabona hari ukuntu buri muntu yavutse buri afite passion mpamvu n'umukinnyi w'umupira w'imyaka 15 ukabona ari gukora ibitangaza Imana niyo ibitanga byose so nanjye nyine nuko naje kwisanga mu muziki of course ndi umuproducer nuko naje kwisanga mu muziki tu tudagiye kure ababyeyi bawe ufite ababyeyi ndabafite ababyeyi bawe abavandimwe famiye babifata gute ese ubona baguha support bino bintu wabitangiye byari kubikora nk'umwuga ese ubundi hari ukuntu iyo umuntu agiye nko muri music cyangwa muri entertainment ababyeyi bahita bumva nyine bakabyanga bagahita bumva tugiye kunywa amatabi ese nta hantu byigeze bikubera imbogamizi of course nago ababyeyi bo mu Rwanda bumva ibintu by'imiziki ni bake cyane kabisa ni bake cyane ariko nyine ukuntu biba bimeze nyine nawe iyo ubibonye gutyo uhita ukora icyo bita nyine kuba convincing nyine ku buryo bari bavuga ati koko wa mwana wacu ibinarimo ibintu biraza kugenda neza so nanjye urumva nkuko bivuze ntago babyumvaga bwa mbere urumva of course ko nyine n'ubu nari nkiri ku ishuri bakambwira ati oya no nyine banza usoze kwiga ubundi uzabijemo after sibyo nanone wanasoza kwiga bakubwira nanone ngo ubanza ngo ugirenge ibindi ngo ukomeze kaminuza ngo uzabijemo nyuma ariko nyine icyo nakoze nanjye no kubakonvinsinga sibyo byatangiye batabyumva gake ba nawe nyine baransapotinga ahantu hose mbakeneye baba bahari kabisa kandi ndanabashimira ababyeyi n'abavandimwe nkuko babivuze shout out to them ndabemera cyane aho ngaho mesengera amatsiko hagati ya papa na mama ninde muntu wakugoye kubimwumvisha bose biragoranye ariko nyine ikintu cyampushingaga cyane nago nyine mfite navuga ko mfite nka like two moms we ntabwo wabyumva nyine ukuntu umuntu agira abamama babiri ariko njye mfite abamama babiri mani mfite anti nyine uvukana na mama niwe wampushinga akambwira ati ibi bintu wabikora ku buryo nyine akora buri kimwe kugira ngo nyine abone ko ino miziki hari ikintu yageraho so yabonye hari izi ngoma irimo Oyee ahita avuga ati maboy ari kubikora cyane bikamuneza so nanjye rero motivation ze nizo zintera imbaraga cyane nkabwo reka mbikore nyine kuko nyine ibyo yibwira nyine koko nanjye I can be the best nyine nkuko abandi bantu bose bamera noneho nabonye gukora music zawe nyine uvangamo no gukora song usigaye nyine unaririmba ese impano yo kuririmba wayimenye na mbere yo kuba producer cyangwa byaje nyuma nyine like wabyumvishe waratangiye kuba producer cyangwa na mbere wumvaga kuririmba bikora kwanjye na mbere numvaga nakora indirimbo kuko ndabyibuka nyine segondere wenda nka senior swing numvaga nyine naragira igitekerezo cya production nkumva nyine njye nakibera umusani man nkaririmba nkarapa nabanje no kuba umuraperi nkumva kuko njya no muri studio bwa mbere ntabwo nagiye mu producer njye nagiyemo ngiye kuri recordinga hip drill zari zigezweho nanjye numva kabisa ngiye gukora ibintu birenze muri drill gusa nyine nkabona ukuntu bari kubinkorera siko mbishaka then mitavuga se kuki nje nabikora noneho nkajya nikorera ingoma zanje uko mbishaka so niko byagenze nubwo wenda ntaratangira kurizinga indirimbo nyinshi zanje ariko soon zirahari kabisa ku buryo zirahari nyinshi ndaza kubatamo hariyo nabonye muri gukorera yitwa 100%. 100% irahari 100% ishobora no gusohoka uyu munsi nimugoroba irenze 100% ndikorana na ushaka no gato cyane katamara n'umunota ariko nagakunze pe na coming soon kari kuri IG yanje n'ubundi ni Oyee Beats imbuga zose ni Oyee Beats kabisa abantu bajyaho bakabireba haba kuri IG haba kuri Facebook nizo kabisa ariko nyine 100% nayikoranye
na Crazy King, hari abamuzi nyikwana na LB nanjye turi batatu. Gusa nyine iraza kuririzingwa this night nyine uyu munsi cyangwa sejo, ariko nyine abantu bitegure. Hari ikindi kintu, hari tara nyinshi mu Rwanda, nyinshi cyane tu. Hari tara nyinshi mu Rwanda abantu bataramenya bitewe nuko nyine muri yanjye ntago barayimenya. Yaye barayizi kuko umunsi natejemo hano. Of course turakuzi. Ndi kuri iriya mikoro ndi kubatamo. None nashaka kuza kudutamo. Twakora ibintu birenze ariko abantu barabizi. Ikintu bakuzi urumva bazikora mu nyine ukora bino bintu kandi YouTube channel yawe turayizi. Mu TikTok ariko ewana. Ushaka no kuririmba. Mbaririmbe. Ijwi ryanjye rari. Welcome kabisa. Muri Soruzi nicyo kintu gitumye hano impano ikiyewe kabisa no kugira ngo buri muntu wese ufite impano aze muri Soruzi turebe ukuntu impano ye tuyimenyekanisha mu Rwanda rwose. Shano kuri courage imana. Ngiye bino bintu nabyishimiye nkurikije nyine like ukuntu ngana byo ni ibintu ukora, ni ibintu birenze. Hari umuntu wambwiye ngo ukorera ba Fanta utuntu kutudanje. Sometimes mfite abantu benshi turi gukorana. Wenda ubu ngubu ntabwo zirasutangira gusohoka project nyine n'abantu barenze, ariko mu gihe gito kabisa baratangira bumve Oyee cyane. Oyee zimaze mu matwi. Oyee mu mukurikire ku mbuga nkoranyambaga ze, mu following kuri Instagram kugira ngo nyine mubashe gukomeza kumenya ibikorwa bye. Hanyuma abantu mufite impano muze muri Soul Music Studio abafashe. Hanyuma rero kuba producer ni impano wakuranye cyangwa warabyize? Ese niba warabyize wize he? Ni iki nyine? So ubundi ibintu byose maze kubona kuri iyi si bisaba ko nyine haba harimo passion. Urumva passion izamo, ariko nanone bigasaba ko ibintu biziga kugira ngo nyine ukore ibintu biri best. Sibyo? Hari ukuntu umwana ushaka kubona umwana ari muto. Hari ukuntu umwana ushaka kubona ari muto ari gucuranga amapiano, acuranga gitari. Ako nyine ukomana nyine passion arayifite ariko ntago nyine binarabyiga. So passion yihuye nuko ibintu yabyize nibwo umuntu ahita akora ibintu bya dance. So production jewe as I told you, ubwo nakuze nyine ncuranga piano gake ndirimba mu makorari nkavuga nanjye hari igihe nzakora ikintu kirenze. Niko nyine naje kwisanga muri studio nanjye ndi gukora bino bintu ndavuga reka nanjye uko ngerageze ndebe ko ibintu bikunda. So abantu bahita bambwira bino bintu birashaka ukuntu ukora indirimbo ya mbere uri kugira ngo wumve nyine ngo bimeze bite. Wenda abantu ntibanaguye credit kuko nawe urabizi. Hari ukuntu ukora ikintu ukavuga ati kwa ko ari umusitari reka nta nubwo atama credit. Ngiye gusa mbe nishimye mbizi ngiye nyine kandi icyo wagikoze. So ibintu wabikora ukumva umusitari arabikunze ugahita uvuga oh wow bino bintu birashoboka. And then mitavuga se kuki ntabigira career yanjye. Cyane ko production no kuririmba kubifatanya byakunda. N'abantu benshi cyane mani babifatanya, abana mu Rwanda cyangwa hanze ba Fanta, ba Techno Miles muri Nigeria barabizi. Nyine kubifatanya production no kuririmba iyo byose Imana yishizemo kuboko kwayo ikavuga ngo mwana wanje bino bintu wabikora byose urabikora. Hamwe n'Imana byose birashoboka. So rero niko nanjye narabyize. Ni passion ariko nyine narabyize nyine yamfata training kuko urumva gutekereza ikintu nyine iyo ugifitemo passion ugahita ukiga none iyo bihuye nibwo ukora ikintu cya dance kabisa. Nyamara hanyuma ku bantu batabizi iyo ndirimbo iri muri background yitwa Nigate. Bayita ngogate. Ngogate. Actually no kubaza umuntu ngo umeze ute nyine ngogate. Nakayo ndatangiye nkubaza ngo ngogate ngo umeze gute? Umeze gute kabisa. Iyo ndirimbo rero irimo Oyee irimo n'abandi bantu. Irimo Oyee. Abane maybe. Ni bane nanjye ubwo wa gatanu turi batanu I think. Harimo njyewe, harimo wo bita Bovari, iyo file nyine abantu barahara bamuzi. Harimo Crazy King, haramuzi, harimo n'umukobwa umwe kuko ladies first of course. Harimo umubaby bita umudebi. Hakabamo n'undi mu rapper wa dance bita Ice Craven. So mu rapper nge namwemeye. Ura mu rapper ndaza bwa nimero ye. Umubwire ngo kudishapa. Umubwire nti ngogate. Nawe uri mama ushasha gutambutsa yereko. Banalitambutsa. Ako nanalitambutsa usibye ko atari icyo namwemereye. Wakunze like
arapa neza muri video ikintu nagaye muri video yiwe ntabwo yari yambaye nk'umuraperi maybe ko ariyo script yego script ariko ubundi ewana yakaba yambaye nk'umurapa nyine nyine impamvu script twayikoze kuriya nyine abantu benshi n'ubundi style baraza bakora ibintu byo mu mujyi bakora ibintu bisa neza ariko twe twaravuze twaravuze babona akenewe man iyo ufite ubushobozi bwo kubikora biba bikenewe so twaravuze reka dukore change twirebere za video zo mu cyaro turebe nyine abantu bundi bo mu cyaro babayeho gute so turavuga reka twe dukore video mu cyaro so ni umurapa nubwo atari yambaye nk'umurapa nuko byaje kubera script ariko ndakeka ko hari n'izindi ndirimbo arimo nyinshi nka kandi ya Bovari yambaye nk'umurapa kabisa kandi ni umuraperi mwiza Suri nawe afite EP turi gukoramo hano afite EP nziza cyane iriho n'abastari muraza kuyumva cyane muri iyi sama hari ibintu byinshi sama ibaye sama kabisa actually gutya bose bameze gutya twese tungana muri gogate turi batanu dufite buri wese afite single songs nyinshi muri sama uhereye kuri Keizi bamuzi wenda mu ma films bakavuga ngo bamuzi muri films ku ma TikTok yaba no ku Instagram ariko uretse n'ibyo iyo soje nyuma araza hano tugakora imiziki myinshi so nawe ari mu bantu bafite indirimbo nyinshi agiye gusohora iyo file Bovari nawe afite indirimbo nyinshi kabisa nyinshi agiye gusohora uriya mu baby umudebi zose niho zikora of course right now izo abo bose kuri abangana mfitemo project nyinshi hano nuko twavuze reka tubanze dukore iri featuring turebe gute by the way dufite n'indi nshyashya igiye guhita isohoka vuba cyane nko mu cyumweru nabwo kuriya bose bangana turi team tugiye kongera dukora indi and then nyuma nibwo buri wese atangira kurizinga single songs ngende umufana kabisa appreciate kabisa ngende umufana kabisa ewana mbandi mu bimbere na challenge ni mujye muntamo mbere dukore challenge bakorere challenge ni kabisa kandi appreciate ku bantu bakoze challenge twagize challenge zirenga 500 abari nyinshi buriya challenge 500 ziba ari nyinshi so twagize challenge nyinshi abantu bose bakoze challenge turabashimiye kandi narifuza kumenya byose uko byatangiye urahari ngo ibabwire ko byatangiye Brasil hari part 2 tujya tugera mu kiganiro cyacu niba udukurikira urayizi bita True Time kiriya gice kinego ariko nta bwoba by the way nakubaza nanone kuri ngogate igitekerezo cyari cyande song ninde wayanditse ese buri muntu yiyandikiye imirongo ye ubundi ngogate maybe ko abantu bari bayizi before yuko twe tuyikora ariko ngogate ukuntu igitekerezo cyaje urabona mu Rwanda abantu bakora afrobeat bakora amapiano bakora amazuka bakora mbese injyana nyinshi so ndakeka ko n'ikintu gitunguranye ni ukuntu kumva nyine twe twarakoze injyana ya dancehall abantu benshi bazi Jamaica na Uganda twebwe rero igitekerezo cyaraje nani mfite ino beat ya dancehall muri studio and then Keizi aza kundeba kuko Keizi nyine turirirwana kenshi so turi muri studio yumva beat nambwa man iyo beat ridope twayikoramo ikintu ubwo urumva nari mfite single songs z'abana batipe bose nta n'igitekerezo cyo kubashyiramo wenda ngo ibere featuring nyine nk'igi gutya bayibonye so Keizi aravuga ati twakora kino kintu tukakigira big ndavuga nari ariko twita nyine kwa kundi muvuga ibintu muri kuganira ugahita birengaho birarangira then haciyeho igihe nka 2 days tugarutse muri studio none yambaza semane cya gitekerezo nagura cyaciye cyo gukora indirimbo nyine turi nk'abantu benshi like nyine tukaba turi indirimbo ya vibe twakora indirimbo yo mu kabari nyine abantu babyina so nibwo nise mu proposal bambwira man twakora indirimbo nyine yo mu kabari tuvuga ukuntu mu kabari umuntu biba bimeze so hari undi mutipe bita Umbagwe baramu nawe aririmba marapa inyuma afite rap nziza abantu bajya mu appreciatinga bakamuga afite verse nziza kandi abantu baramuzi uwasunikaga igare muri video ninde uwasunikaga igare ni wa muraperi umwe navuze ahubwo Umbagwe we n'umwe yambaye ishati ya white n'ikabutura uzurapa cyane mfite umwana uhora nkandakanda muramuzi amakuru so twe tumwe none turi batatu nawe aravuga man twakora indirimbo tukayita
nyine agasilenge kacu tu kuko urumva umuntu ashobora kuzavuga ngo jugumira ariko ese kujugumira no kugira iki byagora hano tuvuga twe nta kuntu twakora silenge ariko umusuzanye ngo mwati ngo gate nyine ukumva ni ibintu n'abantu bazi tu so turavuga se twakoze akantu kaga challenge abantu ikintu bazi tugikoremo indirimbo so umbagwe no tumwumvisha ya dance baravuga man iboro ni sawa kuko umbagwe ni no umuntu uzo gukora ama intro ya fresh ni kabisa abantu bashaka intro bazayumve ni utangira uvuga ngo got my people ni utangira ufite zira vibe ya nawe uramushaka cyo gukora intro ya dance kabisa appreciate kuri uriya muhungu afite intro nziza no ku ma TV yo tugiye akecha avuga ati intro ukiyumva uhita wumva ko ari umuntu wa Jamaica kabisa ya so aravuga nje nakora intro nkigendera atariko kuko ndi muririmbyi atrisi nanarapamo so nibwo twe tuvuga reka dukore twiga gasampo nyine twumva uko bimeze nibwo twe turi codinga ngo gate byonyine nyine ngo gate nyine ibintu byose ari ngo gate nyine baza nk'umuntu ati ese bimeze bite uririmba ikintu nakubwira ngo gate so igitekerezo kiraza dutangira kwimba nyine n'ubundi urumva ko yumvishe ni story yo mu kabari numva Joker atangiye avuga ngo hari Friday mfite icyaka nyine njya mu kabari nanjye nkaza babwira ngo ndashaka gusinda urambe bakaza avuga nyine ukuntu abakobwa bose urumva twaratekereje turavuga si byiza ko nyine ngo gate ntago ari abahungu gusa so niyo mpamvu uriya mukobwa azavuga wapi no mu kabari harimo abakobwa of course n'abamama baba bari mu kabari so turavuga reka dushake no mu baby nawe azaririmbemo nyine avuge mu izina ry'aba baby so araza niyo mpamvu avuga ngo bahagararire so araza aravuga ngo abo n'aba baby turi kuvibinga gatse mbese nyine n'aba baby natwe nubwo abahungu mwabyihereranye ariko n'aba baby turabizi ko ngo gatse nyine ni silenge ya fresh so birangiye nibwo twese twarikoze akantu k'agasample turi batatu and then bari abahungu bose nabo bari bahari ko ari inshuti zacu bafite mu indirimbo tubizi ko bafite impano ko njyewe ukuntu umeze iyo nuvishe umuntu ufite impano nje I do like kujya nkorane nyine korabo nawe cyangwa se dukora ikintu mbone ko hari ahantu ari kuzamuka so nubwo twavuze ngo reka nabo tubashiremo twumva uko bimeze buri wese nyine iyo umuntu wese yumvishe yumva ko iriya ndirimbo buri wese akoze mbese ikintu gitangaje twayirikodinze uretse twakoze sample umunsi wa mbere ubundi umunsi umwe nibwo twese twayirikodinze urumva ni ibintu bitangaje nabo nk'amasaha nk'abiri nimugoroba twaraje muri studio turavuga none ko indirimbo tugire seriye tuyirikodinga turayirikodinga tuhita dupostinga challenge iryo joro mu gitondo hacamo nka 2 days tudushutinga mbese indirimbo ni nkaho bavuga ko yakozwe mu cyumweru kimwe kandi I do appreciate kuri bana bangu bose twakoranye njyewe bafite impano kabisa bafite impano uramva ko u Rwanda nyine mu minsi iri imbere dufite young generation kandi nayo izaza yakora ibintu bya dance shout out ku bantu bose badumba n'abandi ba blogger bo mu Rwanda yago pondati shout out kuri Sango TV ku Isibo kuri RBA bine baradufasha ko ati bino bintu bifite vibe n'abantu batarabireba wenda hari igihe baraza kubona link babone n'ibiki wababwira n'ahantu bayibusanga ngo gati kuri YouTube channel ya Joker nubwo akandika kuri YouTube ngo gate byonyine uhita ubona official video yayo kandi abantu bari kuyikunda turabashimiye cyane n'abandi bakomeze bayirebe cyane kabisa hanyuma ndi kumva ibibazo byose nari mfite kuri ngo gate wisubiriza ntaranabibaza noneho tugiye kujya muri true time nk'ibisanzwe rero abantu banjye tugeze muri wa mwanya w'ibibazo byacu true time ni ibibazo bitatu tubaza umutumirwa wacu njye ariko utambaza ngo birangira mbona bibera ubwoba akadusubiza nta kubeshya ngo ntabwo ngwazi ibintu bikomeye n'ibintu byoroshye bro atrisa nongeye reka musaba akantu shyiramo akantu kuko ikimenyane twagiye itari yanditse ikibazo cya mbere kiragira kiti ntabwo mfite ubwoba aka kanya ugira ubwoba aka kanya ugize amahirwe yo guhura n'Imana iki kintu cya mbere wayisaba kimwe njyewe ngize amahirwe yo guhura n'Imana nayisaba ikintu kimwe ariko cyaba gikuyemo ibintu byinshi ntago niganye Salomo ariko nayisaba ubwenge nayisaba ubwenge
uko ndishuwa ko uramutse Imana iguhaye ubwenge wamenya uko ubana neza n'abantu, wamenya uko ufata inshuti zawe neza, wanamenya uko ukora imiziki yawe neza. So urumva iguhaye ubwenge wamenya uko ubaho neza. Nyine urumva Imana iyo iguhaye ubwenge umenya ukuntu ubana n'inshuti zawe, uko ubana n'ababyeyi, uko utwara imiziki yawe neza. Mbese nyine ndi Salomo wa kabiri. nanjye icyo nasaba Imana duhuye. Ubundi ku isi yuzuye ubwenge ububuzi bro. Nanjye mpuye n'Imana rwose nayisaba ubwenge direct. Hanyuma ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ese iyo tuvuka tugasanga ntabwo dusenga Imana ahubwo mu babyeyi bacu hagati ya papa na mama ugomba gusenga umubyeyi umwe, wari gusenga nde? Ibintu biragoye cyane. Ariko nyine njyewe nza kuvuka nkasanga dusenga ababyeyi. Umubyeyi apana umubyeyi. Actually nari guhita nsenga papa, kuko urukundo njye na mama dukundana si ngombwa. Okay, ndabizi n'abahungu benshi cyangwa se benshi cyane na majority na majority tu nyine iyo tuvuze ngo nyine generally abahungu twese dukunda ba mama. Usanga rwa rukundo tubakunda ari urukundo utake-expressinga nyine hano gutya kuri kamera ngo uvuge ngo mama ndagukunda. Mama ubundi urukundo rwa nyarwo uretse rwo kuvuga ngo njye nkunda mama ruri hagati y'umubyeyi n'umwana. So impamvu rero wenda nari gukunda mama njyewe nuko nari gusenga papa nuko nyine arasoringa kugira ngo famiye ibeho yose. So nari kubikora at least kugira ngo mani njye wenda generally ndabizi neza ko n'Imana irabizi abantu bose basenga bapapa kugira ngo nyine bagire imbaraga tu. Niyo mani nicyo ngicyo nyine mani mama babizi ko urukundo dukundana atari urukundo rubezinze nyine nza kuri kamera nyine mbivuge cyangwa iki. So impamvu nasenga papa nuko papa arasunika kugira ngo nyine ubuzima bwa famiye yose bugende neza kandi nawe urabizi right now. Mama bari mama like nta kintu wabona ahari hose. Even if wenda atanabona ikiganiro ariko I do appreciate her kabisa, ndamushimiye cyane tu. Okay, cyaze ndatunguwe ubundi abahungu bose bagakuye kwitanga ngo njyewe nasenga my mom. Ndabizi gusa nanjye njye ukuntu expressing urukundo rwa mama ntabwo ari ngombwa ngo nze kuri kamera mbivuge gutya, ariko nawe arabizi ko ukuntu mukunda birarenze. arabizi cyane arabizi. Hanyuma ikibazo cyanjye cya gatatu nta birenze ni ukubaza nka producer mushyashya nta kuntu watwereka nyine nk'ukuntu wakoze iriya ndirimbo ubikora utubundi kugira ngo hashye. Ukuntu wakoze dancehall kugira ngo kuko iriya ngoma ifite aba views benshi ama likes iki, ariko buriya ingoma iyo yagize views zigera mu 100 ibirenze sibyo? Ni gute nyine wabikoze niba atari ibanga? So ndaje kuko nayikoze nyine reka ze mite mbibereka. So cameraman wanjye mva fasha kabisa ukurure cyane nyine nkuko nayikoze urumva dancehall nk'ibisanzwe njye nahereye kuri snare. Ndavuga snare nyine ya dancehall ukuntu igenda, snare yagendaga gutya umuntu wese cyumva yitwa ko ari dancehall. So nyuma ya snare nahise nongeramo hi-hats nyine kugira ngo hajyemo nyine agahatsi kameze ukuntu umuntu ahita abyumva nyine agahatsi kameze ukuntu. So nyuma ya hi-hats nyine nahise nshyiramo aga percussion kavuga nyine gutya nka gutya. So mpashyiramo kick kugira ngo mbaze nyine ukuntu injyana igenda. Numva nyine gutya ni guhita ubona nyine umusani ari kuvibinga ibintu. So nyuma y'ibigene songera cyane izindi percussion zivuga nka base kugira ngo bebe ibintu bibyinitse sibyo. Nyuma yabyo nashyizemo aga stick kugira nyine dancehall yuzure neza, and then mpashyiramo clap kuko dancehall zose ziba zirimo clap nyine amashyi tu yashyiramo amashyi avuga gutya
urumva ko itamva vibe neza ukuntu imeze. So nyuma yabyo neza ncurangamo nyine gitari yo kugira ngo noneho nyine chorus ize kuyiryoshya kuko nakeneye kuri chorus nyine nkora melodic. Chorus ivuga gutya, fata umwana uhereye inyuma mubyinishe kugeza bukeye yama. Noneho nese kiramo amapads nyine like nka tapi nyine kugira ngo umuntu emotion ziyongere avuga gutya ya bya bintu nyine wumva nawe ukumva ko ya urumva. So nyine nyuma yo gushyiramo gitari na pads neza nyine kiramo nyine agasero nyine nk'ari violin urayizi violin. So akavuga gutya abantu urumva bakumvishe bumva ari ikintu cyiza. So nyuma ya solo nese cyangwa buzz abantu bashaka kutayumva kubera ko atari headphones ariko baraza kubyumva nyine umuntu wambaye kutiri baraza kubyumva. Nese cyangwa buzz nyuma ya buzz nonukiramo strings zivuga gutyo naririmbamo nyine. So nyuma ya strings nashyizemo gitari isanzwe, gitari ya strumming gitari nko umuntu yacuranga gitari isanzwe kugira nyine abantu babyumve fresh tu yamana ivuga gutyo. Kuyumva. So nyuma ya gitari ikintu cya nyuma nashyizemo ni gita iri fuse ariko ivuga gake cyane ntabwo abantu bayumva. So nibyo bintu bigize chorus and then ahandi yasanzwe ni nashyizemo nagenda gacuranga dancehall ubundi irangwa na kano na uri kuyumva se. So abantu benshi ndabizi ko baba bategereje chorus yanjye nuko nayikoze gusa kugira nyine ibe dancehall nashyizemo ikibaze kivuga gutya ano ukoresha ekuteri ndabizi neza ko bari kubyumva ko nyine ni base ya dancehall sibyo. And then nyuma nibwo nyine beat yose abantu baje kuyumva itarimo amajwi baje kuyumva imeze gutyo. Waduhamagara beat yose unaririmbamo gake gake nka verse yanjye ahanini ya verse yanjye jewe kunirimbye urumva verse nyiririmba gutya mungabanye izo stories zanyusha imbona ko ni post ukora umuziki ndashaka gusinda brana mundi ngo wapfu wavutse ndacinjinga ngo tuze mu kabari Bogatse fata umwana uhereye inyuma Bogatse Guys, rero nizere ko mwaryohewe, nizere ko mumeze neza, mwamubonye Oyee producer Oyee umwana ukiri muto cyane ari kuza umuziki do kodesha po kabisa. Mwumvishe ingoma, nizere ko abantu mukunda music like me mumeze fresh. Noneho mugende ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyangwa za Kezi murebeho indirimbo zabo nshyashya, hari n'indi bazasohora ejo maybe n'izindi bari guteganya kubategurira muzajya muzireba. Gahunda rero ni kuri Hot TV Story, mugumeho subscribe, like, share na comment. Nishimiye kubana namwe, mwakoze cyane. Comment ni nk'ibisanzwe, mushiro comment yuko mubyumva cyangwa se n'abantu mwifuza ko twabana nabo, murakoze. God bless you.